Mwaramutse, reka dusome Mariko ibice bibiri. Ubutumwa bwiswe bwanditswe na Mariko igice cya kabiri, turahera ku murongo wa mbere. Handitse ngo nuko hahise iminsi asubira i Kaperinawumu, bimenyekana yuko ari mu nzu. Benshi bateraniraho buzura inzu, barenga no mu muryango, nuko ababwira ijambo ry'Imana. Haza abantu bane bahetse ikirema, ariko babuze uko bakimwegereza kuko abantu bahuzuye, basambura hejuru y'inzu aharinganiye n'aho ari. Bamaze kuhapfumura, bamanuriramo ingobyi ihetswemo icyo kirema. Yesu abonye kwizera kwabo, abwira ikirema ati, mwana wanjye, ibyaha byawe urabibabariwe. Ariko hariho abanditsi bamwe bicayemo, biburanya mu mitima yabo bati, ni iki gitumye uyu avuga atyo? Arigereranije. Ninde ushobora kubabarira ibyaha uretse Imana yonyine? Uwo mwanya Yesu amenya mu mutima we yuko biburanya batyo mu mitima yabo, arababaza ati, ni iki gitumye mwiburanya mutyo mu mitima yanyu? Icyoroshye ni ikihe? Ari ukubwira iki kirema nti, ibyaha byawe urabibabariwe, cyangwa ari ukumubwira nti, byuka wikorere ingobyi yawe utahe? Ariko nimumenye yuko Umwana w'umuntu afite ubutware mu isi bwo kubabarira abantu ibyaha. Nuko abwira icyo kirema ati, ndagutegetse, byuka wikorere ingobyi yawe utahe. Arabyuka yikorera ingobyi ye, uwo mwanya asohokera imbere yabo. Nuko bose baratangara, bahimbaza Imana, baravuga bati, bene ntabwo twigeze kubibona. Dusimbuke dusome uwa 17. Yesu abyumvise arababwira ati, abazima si bo bifuza umuvuzi, keretse abarwayi. Sinazanywe no guhamagara abakiranuka, keretse abanyabyaha. Dusoma imirongo 13. Ni inkuru yanditswe ariko ni inkuru n'ubundi ifitanye isano n'izindi ziri muri Bibiliya. Ku cyumweru pasiteri yarimo atuganiriza ku isano riba hagati y'umutima n'umubiri. Agaragaza ko umutima ari nk'umushoferi, kuko umushoferi iyo akase imodoka iburyo ijyayo, yayikata ibumoso ikajyayo. Usanga rero n'umutima ariko umeze. Iyo umutima udashishikajwe n'iby'Imana, n'umubiri ntabwo wabijyamo. Ariko niba umutima ushishikajwe n'iby'Imana, n'umubiri ukurikira iby'Imana. Igitangaje ni uko abantu bashobora kwiyorobeka, bakaba igihe bisa n'aho bakunze Imana, ariko mu by'ukuri Bibiliya inavuga ko ntawe ukunda Imana. Niyo mpamvu uzasanga abantu benshi bicara bakumva ijambo, bakajya mu nsengero, ariko yaba bataravuka ubwa kabiri, yaba n'abavuze ubwa kabiri, bose bibabaho. Abataravuka ubwa kabiri bashobora kujya mu rusengero, hakavumburwa Bibiliya zigasomwa, ariko ugasanga imyaka irashize nta n'umwe urakira agakiza, nubwo ijambo ry'Imana rifite imbaraga. Kubakira agakiza nabo hari igihe bageramo bakaba nk'ingomba mu matwi, ku buryo bashobora kumva ijambo ry'Imana yanaterana, ariko akamara igihe nta hantu rikora mu mutima we. Ushobora kwibaza ngo ibyo biterwa n'iki? Niyo usomye Mariko igice cya kabiri, ubona ko iyi nkuru guhera ku murongo wa mbere n'uwa kabiri, biravuga ngo benshi bateranira aho buzura inzu, barenga no mu muryango,
mukababwira ijambo ry'Imana. Ubwo Yesu yari arimo abwira abantu ijambo ry'Imana, huzuye inzu, yewe no mu miryango bahagaze, ariko nta muntu tubona wakijijwe n'iri jambo ry'Imana uretse ikirema cyazanwe kigacishwa muri parafo. No muri Yohana igice cya 8 ubonamo inkuru nk'iyo ngiyo, ivuga ko hari mu rukerera abantu baza mu materaniro, kumwe abantu bajya muri nibature nk'iyi ngiyi, Yesu n'ubundi aricara atangira kubigisha, ariko mu bari aho bose nabo nta muntu tubona wakijijwe n'inyigisho za Yesu uwo munsi uretse umugore wazanywe n'itegeko, kubera ko yaje umutima we uri mu mwanya w'urupfu. Yagombaga kwicishwa amabuye kandi abizi ko nta bundi buzima ategereje uretse urupfu. Kuri we yari akeneye agakiza, yari akeneye uwamukiza, yari akeneye uwamurokora, yari abizi ko atabonye umukiza n'ubundi nta yandi mahitamo afite uretse gupfa. Nta kuntu rero umutima we wari kugira ikindi urangamira uretse agakiza cyangwa se uwamukiza. N'uyu bazanye rero bahetse, nta kindi kintu yari afite yakwiringira keretse uwamukiza. Rero ibi bituma iyo umutima w'umuntu uri mu mwanya umwe, ijambo ry'Imana nicyo gihe rigaragaza imbaraga zaryo. Mu by'ukuri atari uko ridafite imbaraga, ijambo ry'Imana rifite imbaraga ndetse zikomeye, zizura n'abapfuye. Wabaye nk'ubitekerezaho ukareba uburyo abantu bakira agakiza, umuntu wavutse apfuye akabaho imyaka n'imyaniko apfuye mu mwuka, ariko igihe kimwe iyo yakira ijambo nubwo ryaba rimwe gusa riramuzura. Ku bavutse ubwa kabiri barabizi uburyo umuntu avuka mu by'ukuri buratangaje, akivuka mu bwa kabiri. Nibuka mu mwaka wa 2021 ubwo nakiraga ijambo ry'Imana, icyo gihe nari mfite imyaka 26. 26 yose nari nyimaze ndi umupfu, nta kintu nashobora kumva muri Bibiliya, ibintu by'Imana byose byari kure yanjye. Nubwo nasomaga Bibiliya, nubwo bayinsomeraga, ariko nta kintu nabashaga kumva nk'uko Imana icyumva. Ariko umunsi umwe ijambo ry'Imana ryinjiye mu buzima bwanjye rirabuhindura. Biratangaje kuba nta kintu kiba cyahindutse mu busanzwe. Wavugaga ko uri umunyabyaha kubera ukora ibyaha cyangwa se wibonaho ibibi, ariko n'ubundi ugasanga urakibonaho ibibi, ariko ugasanga noneho imitekerereze yawe n'imyumvire yawe yo yarahindutse. Ibintu wavugaga mu myaka 26 buri munsi ukabihindura. Kubera iki? Kubera ko hari ijambo ryahinduye ubuzima. Ijambo ry'Imana rero, ijambo rya Yesu rifite imbaraga zihindura ubuzima bw'abantu, ariko ikibazo ni ukureba ngo ese abantu baryumva biteguye kuryakira, imitima yabo iriteguye? Ko umutima ari we uyobora umubiri,
umutima nimba utiteguye kwakira ijambo ry'Imana, nubwo yaryumva imyaka 10 cyangwa 20, kubera ko umutima ukiri mu cyerekezo gitandukanye n'icy'ijambo ry'Imana, n'ubundi umubiri we uzaguma aho wari uri. Nta mpinduka izabaho kubera ko ntayigeze iba mu mutima. Ariko ibyo nta nubwo bikorwa n'umuntu. Ntabwo ari ibintu ushobora kwiyemeza ngo uvuge ngo noneho ngiye kwiyemeza gushishikazwa n'ijambo ry'Imana. Ni ryari se umuntu ashishikazwa n'ijambo ry'Imana? Ni igihe abona ko imbere ye hari urupfu. Igihe abona ko nta yindi nzira afite uretse guhungira ku Uwiteka. Ahandi yakura agakiza uretse ku Mana. Atakabonye yapfa. Atakabonye yarimbuka. Atabonye imirimo y'Imana nta kindi cyamurengera. Bene abantu nk'aba bagiye babona kugira neza kw'Imana. Umugore wafashwe asambana yabonye igitangaza cy'ubuzima bwe. Ubuzima bwe burarokoka. Umusamariyakazi nawe wari uri ku iriba, kubera ko yari amaze kunanirwa ibyo yashakaga, yahinduranyije abagabo inshuro 6, akabona byose ntacyo bitanga, nawe yabashije guhura na Yesu yakira ijambo rya Yesu. Nawe yakira impinduka y'ubuzima. Ntabwo ari bo gusa. Umuntu wari umaranye uburwayi imyaka 38, mu by'ukuri yari ihagije ku buryo abona ko nta yindi nzira afite. Byamubayeho, yasigaye yibwira ati nta mbaraga mfite, nta n'umuntu mfite wankiza. Iyo ugeze aho rero uba ushigaje gukizwa n'Imana gusa. Njyewe ubwanjye sinakwinaga mu kidendezi, ariko nta n'umuntu mfite wanaga mu byibuze ngo njugunyemo. Nta yindi nzira rero nawe yari asigaranye uretse Yesu Kristo. N'uyu rero nubwo yahuye n'ingorane nyinshi, ariko ko nta yindi nzira yari afite, byageze aho bafungura purafo baravuga bati reka dusambure inzu, ariko uyu muntu ashyike kuri Yesu, ko Yesu niwe nzira yonyine dusigaranye, niwe gisubizo cyonyine dufite. Uyu muntu niko yabashije gukira. Kubera iki? Yesu ahora yiteguye abantu nk'abo ngabo n'ubundi ngo abagirire ubuntu. Niyo mpamvu umurongo wa 17 twashoreje uvuga ngo arababwira ati abazima si bo bifuza umuvuzi keretse abarwayi. Kubera ko sinazanywe no guhamagara abakiranuka keretse abanyabyaha. Buri gihe Yesu aba ashakisha umuntu nk'uyu nguyu. Ninde uri mu mwanya w'umurwayi ukeneye gukira? Ninde uri mu mwanya w'umunyacyaha ukeneye agakiza? Ninde uri mu mwanya wo batishoboye ukeneye ubufasha? Ninde udafite icyo yakwifasha cyangwa udafite uwamufasha ngo mufashe? Abo niwe Yesu aba agenda ashakisha umunsi ku wundi. Abameze gutyo ubuzima bwabo buba bushishikajwe n'ijambo ry'Imana, kandi iri jambo ry'Imana uko baryakiriye rihindura ubuzima. Niyo mpamvu hano tubona hari abantu benshi bari kumwe na Yesu kandi ababwira ijambo ry'Imana, ariko umwe gusa wazanywe, ndetse ku buryo yasanze n'abo ngabo bari bamukumiriye, umuryango bawufunze, buzuye inzu, ariko avuga ati nta rundi rwishingikirizo mfite keretse Yesu. Yesu rero akimubona biravuga ngo icyo yabonye ni ukwizera ko bamuzanye imbere ya byose, ariko n'umutima we
wari witeguye kwakira gukira. Umurongo wa 5 haranditse ngo Yesu abonye kwizera kwabo abwira ikirema ati mwana wanjye ibyaha byawe urabibabariwe. Iri jambo ryaragiye neza ryinjira mu mutima w'uyu murwayi. Yesu Kristo ntabwo akiza uburwayi gusa, Yesu Kristo akiza indwara koko, ariko icya mbere yitayeho ni ibyaha byanyu. Buriya n'indwara n'ingaruka z'icyaha. Ntabwo Imana irema umuntu yari yamuremye ngo arware cyangwa se abe ubuzima abantu bari kubaho uyu munsi, ariko kubera icyaha cyinjiye mu isi, ingaruka z'icyaha zigera ku bantu bose kubera ko bose bakoze ibyaha. Biravuga ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Ariko ikintu gishimishije ni uko Imana yashyizeho gutsindishirizwa. Batsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibahereye ubusa. Ntawatsinda aramutse abigerageje. Ntawe ushobora gushyikira ubwiza bw'Imana kubera ko yabyiyemeje uko yakora kose. Ariko umuntu wamaze kumenya ko yatsinzwe uwo ashobora gutsindishirizwa, kandi agatsindishirizwa n'ubuntu Imana ibimuhereye ubusa. Bibiliya ivuga ku banditsi n'abafarisayo, hano mu murongo wa 6 turavuga ngo ariko hariho abanditsi bamwe bicayemo biburanya mu mitima yabo ati niki gitumye uyu avuga atya, arigereranije, ninde ushobora kubabarira ibyaha ndetse Imana yonyine. Ubumenyi bari babizi ko Imana ishobora kubabarira ibyaha, ariko ntibari bazi inzira bicamo. N'uwo bari kumwe, nubwo bari bicaye aho ngaho bicaye imbere ya Yesu, ntabwo bari bazi ko ari Imana afite ubwo bushobozi bwo kubabarira ibyaha. Nyamara ngo bari bicayemo, ijambo ry'Imana riri kuvugwa, ariko nta n'umwe washobora kumva uburyo ibyaha bye byababariwe cyangwa byababarira. Abanditsi ni abantu bakomezaga amategeko. Iyo usomye abanditsi n'abafarisayo muri Bibiliya ubona ko ntibatandukanaga n'amategeko ya Mose. Ni abantu bifuzaga kubahiriza amategeko ya Mose ndetse bakumva ko n'abandi bagomba kuyubahiriza. Bahoraga barwana n'amategeko, nyamara ntabwo bari bazi ko amategeko nta kintu yigeze akemura, nta n'icyo yakemura. Yesu Kristo aza rero yaje aje gukuraho ayo mategeko, ariko ntabwo bigeze babimenya ko yagombaga kwimika ikiruta amategeko. Iyo usomye Abaheburayo igice cya 7, Abaheburayo 7 umurongo wa 18 n'uwa 19 haranditse ngo nuko rero itegeko rya mbere ryakuweho kubw'intege nke zaryo n'umumaro muke, kuko amategeko atagize icyo yatunganije rwose, ahubwo yari ibanze ry'ibyiringiro biyaruta biduhesha kwegera Imana. Imana itanga amategeko yari ibizi ko ntabwo aje kwitwegereza Imana, nta nubwo ashobora kuduhesha ibyiringiro byuzuye, yewe nta n'umumaro munini yari kutumarira, kuko umumaro muke yari afite ni uwo kutumenyesha icyaha gusa. Birivuga ko amategeko ibyo avuga byose abibwira abatwarwa n'amategeko, agamije ko abantu bagaceceka imbere y'Imana. Bikoresha imvugo yahuranishwa avuga ngo ni ukugira ngo akanwa kabo kazibwe. Abaroma 3:19. Umurongo ukurikira uravuga ngo ni ukubera ko imbere yayo nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. Abantu rero akanwa kabo kagomba kuzibwa kubera ko ntabwo amategeko yabatsindishiriza, ahubwo icyo abamenyesha ni icyaha.
uwo wari umumaro mushya w'amategeko. Niyo mpamvu Yesu Kristo ubwo yazaga, kubera intege nke z'iryo tegeko yari n'umumaro mushya, biravuga ngo ryakuweho risimbuzwa irindi. Biravuga ngo cyokora ryari ibanze ry'ibyiringiro biyaruta. Ibi byiringiro rero nibyo duheshwa n'ijambo rya Yesu. Abantu bose bateze amatwi ijambo rya Yesu nta kindi bakiramo uretse ibyiringiro biruta ibyari mu mategeko. Ibyo byiringiro nta bindi ni uko ibyaha byacu byababariwe. Yesu yarambwira ati, mwana wanjye, ibyaha byawe urabibabariwe. Yakira kubabarirwa. Ariko si ibyo gusa, abantu bari bazaga bati, se ko uyu nguyu aje kubera ubumuga akayishakira gukira, ubu Yesu azana ngo amubabariye ibyaha, yamukijije umubiri, ko ibindi ari ukwigereranya? Ariko Yesu ntabwo yari yazanywe no gukiza umubiri, icya mbere yari yazanywe no gukiza umutima. Ariko umutima iyo ukize n'umubiri urakira, kubera ko umutima nk'uko twabibonye ufitanye isano n'umubiri. Niyo mpamvu Yesu yari abizi ngo ikintu cy'ibanze ni ugukiza iki? Gukiza umutima. Avuga ati, mwana wanjye, ibyaha byawe urabibabariwe. Rero kubw'ubuntu bw'Imana uyu muntu yumvise iri jambo kandi araryakira, kuko abohoka icyaha mu mutima we. Ariko ntiyabohoka icyaha gusa, kuko nubwo abantu biburanyaga, Yesu ibyo yarabibonye, aramubwira ngo ndagutegetse byuka wikorere ingobyi yawe utaha. Biravuga ngo ako kanya yahise abyuka yikoreye ingobyi ye, asohokera imbere ya ba bandi, baratangara. Baravuga ngo bene ibi ntabwo twigeze kubibona. Ni ibintu biboneka gusa imbere ya Yesu, imbere y'Imana, niho hari ibyiringiro biruta ibindi byose. Icyo rero biritwereka ni uko icya mbere ni uko umutima ukeneye kuba uri mu mwanya wo kwakira ijambo rya Yesu, kubera ko umutima udashishikajwe n'ijambo ry'Imana, nubwo wabigenza ute, nubwo wakumva ijambo ry'Imana imyaka n'imyaniko, ntago ribasha kugira aho rifata. Niyo mpamvu muri bibiliya tugenda tubona abantu bagiye baryakira n'abatararyakira. Mu nzu yari yuzuye abantu bakubise, no mu muryango bawufunze, umuntu umwe wenyine niwe wabashije kwakira ijambo rya Yesu arakira. Kubera iki? Yesu Kristo niwe yari ategereje amakiriro wenyine. Aho uzasanga akenshi tuba dufite ibindi bintu biduhugije. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritagira imbaraga mu buzima bwacu, kuko Yesu icyamuzanye ntabwo ari abazima, ahubwo ni abarwayi. Si abakiranuka, ahubwo ni abanyacyaha. Iyo tumaze kumenya ko ubunyacyaha bwacu ari ubw'iteka, ni nacyo gihe dushobora kwakira gukira kw'iteka. Ni nacyo gihe dushobora kubaho twishingikirije ku ijambo rya Yesu gusa. Ni nacyo gihe dushobora gushishikazwa n'ijambo ry'Imana, ko ari ryo dutezeho amakiriro. Uyu muntu rero wari umugaye yabashije kubona igitangaza. Natwe dushobora kubona igitangaza mu buzima bwacu, igihe imitima yacu ibaye mu mwanya nyawo, atari igitangaza cyo mu mutima gusa, ahubwo n'umubiri nawo. Kubera ko umwuka n'umubiri, umutima n'umubiri bifitanye isano, nk'uko twabyize ku cyumweru. Niringiye rero ko tutakwita ku by'umubiri gusa, ahubwo uburyo bwiza bwo kubyitaho no kubanza kwita ku mitima yacu, kugira ngo ikibazo gikemuke gihereye imbere.
biravuga ngo jya urinda umutima wawe kurusha ibindi byose birindwa. Impamvu ni uko Imana izi ko ibindi byose bikomoka mu mutima. Ni ukuvuga ngo umubiri uzakurikira ibiri mu mutima, uzabeshwaho n'ibyo biri mu mutima, uzakurikira aho umutima ujya. Tuba nakubwira kujya mu kabari n'umubiri uzisanga mu kabari. Umutima nukuyobora mu rusengero, umubiri uzisanga mu rusengero. Umutima nukuyobora muri bya bindi byose muzi, jya ubayoboramo cyangwa utuyoboramo. Igihe cyose ari aho ukuyoboye niho jya. Niyo mpamvu Imana ariyo kutugirira ubuntu kugira ngo imitima yacu ibe mu mwanya aho dushishikazwa n'ikintu kimwe, ari ryo jambo ry'Imana. Ibyo bizatuma dukurikira, imibiri yacu ikurikira iby'Imana, akurikira ibya kamere y'umubiri. Reka dusoreze aha. Mana yacu turagushimiye, tugushimiye ko watugize abantu b'umwuka, tutakiri abantu b'umubiri gusa, kandi imitima yacu wayihaye ubushobozi bwo kumva ijambo ry'Imana. Duhe rero gushishikazwa naryo kugira ngo abe ari ryo rituyobora, ko niriyobora imitima yacu nayo izayobora imibiri yacu ku byiza ari byo byawe, kuko mu muntu we nta cyiza kibamo. Bane natwe n'uyu munsi, duhe kuyoborwa n'ijambo ryawe mu izina rya Yesu. Amen.